ukomeje ku kintu nari ngiye kukubaza urihuse cyane ariko ntacyo n'ubundi kitubwireho duteye amatsiko. Biri kuvugwa makuru turi kubona hirya no hino nuko ufite ubukwe burahari koko. Reka twongere tubashimire mwebwe mwese mukurikiranye televiziyo Urubibi TV. Uyu munsi dufite umutumirwa kuri kamera zacu muri kumubona. Ni umusitari dutekereza kazwi n'abantu benshi. Ni Joyeuse, mwakunze kuvuga ngo ni Joyeuse wa Juno. Joyeuse, amakuru ni meza. Meze neza? Ndashima Imana. Umwaka mushya muhire. Umwaka musha ubwo se iyo bakubwiye ngo umwaka musha muhire washatse kuvuga iki? Ntabwo uzi gusubiza yoze umwaka mushya muhire, ntabwo uri umunyarwanda. Cyangwa bakakubwira ngo iminsi myinshi wosubiza ngo ntabwo bavuga iminsi myinshi. Baravuga ngo umwaka mushya muhire kuvuga kuri twese. Ibintu hari igihe umuntu akubwira mudaherukanye ngo akaza kagusuza ngo iminsi myinshi bashatse kuvuga iki? Urasubiza nawe ngo iminsi myinshi. Yari ibintu bijya bica. Hanyuma Joyeuse, amakuru ni meza. Ndashima Imana. Urabona ko meze neza. Ibintu nyine bimeze fresh. Kuko waburiwe irengero muri iyi minsi abantu benshi ntago bari kukubona cyane, sinzi ibintu uhugiyemo biki? Ngo naburiwe urengero. Umuntu uburirwa urengero ni wa muntu umeze nkaho nyine yaburiwe irengero atakiba. Yazimiye kandi wowe urahari. Ngenda hari. Ese abantu barabiyoye ko ndi gutegura ubukwe. Ukomeje ku kintu nari ngiye kukubaza urihuse cyane ariko ntacyo n'ubundi kitubwireho duteye amatsiko. Biri kuvugwa makuru turi kubona hirya no hino nuko ufite ubukwe burahari koko. Sugomana yanjye ubukwe burahari, nicyo cyatuma buba budahari. Ubwo bukwe se sheri wawe cyangwa se n'imyiteguro yawe nawe bimeze bite cyangwa se ninde? Nibanga? Ntago ari ibanga urumva, kandi mbabwire ubukwe turi kubwitegura neza. Turi mu myiteguro ibintu byinshi bitandukanye. Ubukwe buravuna, nicyo kintu turi kubona. Ubu witeguye kwambara ivara? Ivara harya ritandukanye n'agatimba. Agatimba n'ivara niryo riba ari ku gatimba, byose biba biri kumwe uko byamera kose. Ubwo si ivara ni igiki? Ivara n'agatimba ntabwo uzi kubitandukanya? Hapi biba biri kumwe. Witeguye kubyambara? Biba biri kumwe. Ngewe bansobanuye biba biri kumwe. Agatimba harya ubwo si kakandi nyine bambara mu maso. Hanyuma si ivara ni kuri bimanuriye inyuma. Ubwo agatimba kaba karimanuriye imbere, ivara riri inyuma. Urumva ko biba biri kumwe byose. Ntajya ubabarira. Witeguye kubyambara? Cyamba mfite ubwoba njye. Yakada? Sinkubeshye, ubwoba ni bwinshi. Joyeuse rero nk'umusitari ukikomoza ku bukwe byanga bikunda abantu benshi, ubabwiye ikintu gikomeye biteguye. Ubyiteguye utese buzabera he nkuko nari nabikubajije? Dufite ubukwe buzabera nyine icyambere nyine babanza kujya mu rusengero, noneho bagahita bajya kwiyakira. Nyine baziyakirira muri Romantic Garden nyine inaha i Kigali hariya ku Gisozi. Urahazi cyane. Urumva mbaye nkutwereje uzanwerere naribi. Ubundi ubukwe nyine turi kubwitegura, sibyo ko nyine biteye ubwoba. Urakoze cyane. Bivuze ko ubukwe nyine bwitegura kuba, ariko mbere y'uko ubukwe buba hari imyiteguro ibanza, hari ugufata irembo, hari ugusaba, hari ugukwa, tugategereza n'umuhango nyirizina wo kubisoza. Ibyo byose byarabaye? Biri kugenda biba, biri kugenda. Bigeze he niba atari ibanga? Niba atari ibanga biba atari ngombwa kuvuga, gusa nyine biri kugenda biba. Uratinya ko ubukwe babwica hari ababyivangamo? Cyane abantu se sindi kugenda mbibona baza bivugishwa ubusa ngo Joyeuse ngo uracyari muto, ngo Joyeuse ngo uracyari umwana. Hubaka imyaka cyangwa hubaka umutima, n'umutima ushaka n'ukumva nyine ushaka. Abakobwa benshi muri kuza mwumva mushaka kubihagarika. Ko numva hashize urwa ni iki kiri kukumara ubwoba bwo kwitegura kuba umugore? Ibanga nyine iyo ushaka kubikora ibiki umugore, iyo ushaka kuba umugore nyine ntacyo utakora.
Mu gihe rero cyo kwitegura ubukwe hari ukuntu mu miryango nk'uko tubizi umukobwa aganira haba na nyirasenge cyangwa se undi muntu mu miryango n'undi uri kugufasha uri kugukocinga uko ugiye kubigenza nugera mu rugo. njye rero njye nta nyirasenge ngira ubwo harya masenge si umuntu uba uvukana na papa wawe. Ashobora kuba masenge ashobora kuba uvukana na papa wawe cyangwa uvukana na mama wawe nawe birashoboka. nta mu masenge ngewe ngira ibintu byose nyine ese ubundi iki gihe umuntu akwiriye kuganizwa ntaba abizi. ujya kuri YouTube ukabisangaho ukajya he ukabisangaho. Masenge yabaye YouTube na social media. Masenge wanjye ni social media. Hanyuma Joye ibyo ari byo byose nanigiye kukubaza ngo usengera ndabona wambaye ishapure byanga bikunda hari ahantu muzasezeranira ni hehe? So nubwo ndi umugatolika ariko tuzasezerana mu rusengero. Ntago bisanzwe ubwo se pastor azabyemera? Natwe se tubizi. Ntizibagirwe ukagenda wambaye ishapure? Kwa Gitwaza. Ni kwa Gitwaza. Uriteguye amaturo uri kuyegeranya? Amaturo y'iki? Buriya se singira ngo kugira ngo usezeranwe. Umugabo bwawe ni waba warasezeranye? Yego. Warasezeranye? Cyane. Nose umugeni ajya gutura? Cyane hari ibisabwa kugira ngo ube uri umukristo w'iryo dini nyine uhabwe iryo sakramento. Ndumva simbizi pe njye ntabyo mba nzi muze munyegere mungire inama njye nta kintu kimwe nzi kijyanye n'ubukwe nukuri nta kintu na kimwe. Urumva ni cya kibazo cyo kutari kwegera masenge ukegera YouTube kandi kwegera masenge nawe ngira nta muntu ngira na okay ariko mfite umuntu ndaje nge mwegera nganiriza. Okay ibyo ari byo byose ntago wabura umujyanama kandi uzamubona. Hanyuma Joyeuse ubukwe nyine burenda kuba nk'uko wabivugaga ibyo byose umuntu ageze mu rugo abahinduye ubuzima. Yes. Ngubu ufite ubwigenge ariko uko byambera kose uko byambera kose hari amategeko n'amabwiriza azubahirizwa wageze mu rugo. Uriteguye kugendera ku mategeko? Kandi naratangiye kuyagenderaho. Ubaza nakubwira sheri nagiye aha wihangane natinze. Agenda utamubwiye. Mwaratangiye amategeko n'amabwiriza kubahiriza kumuha raporo? Byaratangiye. Ibyo byose urumva ko mu biganiraho. Hanyuma mu rugo rero buri urugo ni ikindi nindi ntambwe ikomeye. Ujya ubitekerezaho ute uri mu rugo iyo shusho uyibona ute? Ujya ubitekereza uri umugore uri mu rugo? Ntabwo ujya ubitekereza wabaye umugore uri mu rugo? Ugomba gutangira kubitekereza. Ndazi umugore wundi atandukanye n'umukobwa. Cyane ntabyo uzi se? Guteze. Kunze kuvuga ngo abakobwa bose ni abagore ariko abagore bose si abakobwa. Abagore bose nyine abagore bose si abakobwa ndabyumva. Ariko nyine ngewe byo kuba umugore reka sinjya mbitekereza. Umugore si ubundi si umugore uba wabyaye. Cyane nicyo bivuze ariko se witeguye kurara nk'abandi bagore cyangwa abandi bagabo? Icyo kibazo tukigezeho ndagisimbuka. Ntabwo uzongera kurara wambaye ikoboyi. Hari ukundi kuntu ugomba kurara wambaye nk'umuntu wakuze. Ubivugiraho cyane wabimenye. Hanyuma Joye buri umuntu ageze mu rugo nyine nk'uko twabivuze ugiye kuba umugore hari imbogamizi ahura nazo zituma atabasha wenda gukora ibintu bimwe na bimwe nko kuba umusitari. Wiyumva witeguye gukomeza kuba umusitari mu gihe uri umugore uzaba ufite izindi nshingano? So nzamuba kubera yuko nzakomeza nkore kuko ntabwo urugo ari rwo rwamvana mu bintu nyine. Kano ni akazi niko kanunze ntabwo nyine nava mu kazi. Byakunze kuvuga ngo Joyeuse wa Juno tukivuga ngo ufite ubukwe abantu bahise bagira ngo ni Juno sinzi ubwo ngubwo byaje guhinduka bite? So ntabwo shiro wanjye ari Juno. Juno yaranyanze. Juno yarakwanze? Nanjye nyine nshaka uwundi. Nawe uhita ukarenga uhita ushakisha indi rinye? Yego. Icyambere niko yabonetse rinye. Hanyuma Joye mwiza cyane uzamutwereka. Utaha tuzaba twamutumiye mwembi umutwereke munaduhe gahunda y'ahantu tuzambarira
kositimu twerekeza uwo munsi. nzamubereka. Hanyuma Joyeuse tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ubukwe buzaba nibyo abantu ubwo turatangira dutegura amakositime, ese buzaba icyo kunywa, nubwo abarokore nubwo abatumirwa bazifata bati twebwe nubwo ari ubw'abarokore cyangwa se tuzashyingirirwa mu rusengero ntabwo bisobanuye ko abantu batazanywa. None ngo ko bavuga ko Yesu ngo yanyweye intuza harya n'ikirahure ntunayizi no mu Kristo yanyweye vinyora nimba ari vinyo igo. None twebwe turi bande bo kutayinywa? Bivuze ngo abantu bitegure mu bukwe bwawe icyo kunywa n'icyo kurya. Ubwo se hatari icyo kurya ubwo haba hari iki? Bigomba kuba bihari niyo byajumba n'imyumbati ariko muri romantic garden ku Gisozi twitegura. Yes. Aha. Munitegura yuko muratwera munatera inkunga, muritegura mutegura ibifu. Aho nuzicaza abantu muri kategori yayo batwerereye cyane. Ngwiki ikigage hariya umusururu hariya urwagwa no kubwira mu rugo bakagira bakenga inzoga nyinshi. Ntabwo aho ngaho ninuza na za situru. Ntabwo byoroshye umuntu uzatabuke bwa Joyeuse abe tayari. Hanyuma wenda watubwiye byinshi ku bigendanye n'imyiteguro y'ubukwe, utubwira ko witeguye kuba n'umugore. Hanyuma hari ukuntu abagore ubundi hari umuntu ushaka atiteguye kuba umugore. Bijya bibaho cyane, hari abantu bashaka bibatuma. Hari ukuntu bivugwa ko abagore ngiyo bageze mu rugo bahita bigizayo bene wabo w'umugore w'umugabo we. Uzabikora nawe? Bigizayo gute? Ntashake kuba yasurwa na bene wabo w'umugabo we. Sinzi we ntiwabibonye? Nge ntabyo nabonye ariko ibyo si biba bindeba. Nozi ubwo urugo rega rw'umugabo. Ni ukuvuga ngo abavandimwe b'umugabo byo ntibikureba, bazajye ahandi bazashaka andi bajya. Akuri umugore ngo azashaka kuza kuba mu rugo rwawe ntibikureba, bashaka ahandi hantu bajya guhigira. Oya reka nkubwira sibyo bano bagabo bashaka abagore bagahita baza. Buriya umugore abagomba kubaha nyine umuntu waturutse iwabo w'umugabo. Yego mwubaha cyane. Hari igihe uw'iwabo w'umugabo aza yabona icyubahiro umugore amuha agatangira kumusuzugura no kumukandamiza. Agashaka kwigira nk'aho ari nyiri rugo. Nyine agatangira. Njye nagiye mbibona rega nakoze akazi ko mu rugo, nagiye mbibona ahantu henshi. Agashaka nyine ukabona nyine yatangiye kumusuzugura noneho umushiki w'umugabo we. Mu izina rya Yesu Kristo. Ariko biravuga ko abagore niba ari ukwikunda simbizi ngo bene wabo w'umugore bo baba bafashwe neza. Ngewe noneho menya na oya nimba ibintu byose biba mu bwumvikane. Ngewe nta muntu nareka natuma ataza mu rugo rw'abandi. Ntabwo nabwira umugabo wanjye ngo areke kuzana abavandimwe be. Ubundi muba mugomba kubaka urugo neza mukumvikana, byananiranwa mugatandukana. Nibyo we niko byumva. Niba bidahura mutandukana. Nimba nyine hari ibyo mutumvikana byabananiye, umwana niwe kwihanganirana, suni wanyu kamwe wabandakanye. Hanyuma gira inama abakobwa uri mugenda usiga uri kugenda basigisha intambwe igana ku kubaka urugo, bagira inama bo babigenze bate kugira ngo nabo bagere nkaho uri mugenda ushaka kujya. Bagira inama bagere nkaho bagera ngera ko nta muntu ugenda nk'undi se. Ariko hari inama watanga? Cyo nababwira no gusenga gusa. Gusenga? Gusenga. Nyuma bagategereza. Imana niyo ibitanga, Imana niyo itanga abagabo beza. Ya Imana nyine niyo itanga abagabo beza. Nta yindi nama nabagira. Imana niyo ifite abagabo bose. Umugabo wese wifuza ni Imana imufite, ni Imana yamuguha. Nta kindi kintu nababwira. Ariko se wumva umwizeye ko amaze kumufatisha ko dufite ingero nyinshi nawe uzizi aho bigenda bipfa bigapfira no ku rusengero, wowe wumva ubyizeye ko wamaze kumufatisha ari uwawe cyangwa umusangiye n'abandi? Ntabwo wavuga ngo wafatishije umuntu, buriya kuvuga ngo wizeye umuntu nyine urumva. Kandi
iki uratuma gutakariza icyizere, ntabwo uramwizera nubwo mubirimo. njye natuma ntakariza icyizere. none se ubu ibintu byaba bigeze ahangaha ntamwizeye? ariko bijya bigaragara n'abantu ngo imbere y'urusengero bagashwana. njyewe reka nkubwize ukuri, njye niko kuri kwanjye. njyewe ngerageza gukora icyo nsabwa gukora, sibyo, nkakora ibyiza, umuntu nkamwerera imbuto nziza, yamemukira nabwo nkabishima Imana. biba ari byiza cyane buriya umuntu yamemukiye. ntabwo njya mbabazwa nuko umuntu yamemukiye, nubwo nababara ariko nabyo mbishimira Imana. bivuze ngo aguhemukiye wakwiyakira. hari umuntu wagahokera kwiyakira, kandi wowe uri kuvuga ko aguhemukiye wakwiyakira, uti nanone urumva ko biragoye. nyine nawe urabyumva, hari umuntu ushaka kuguhemukira, kwiyakira bikagorana. se wamuhaye akantu kugira ngo akwemere cyangwa agake ukuntu ngo mukora ku ikofi mukagira uko mubigenza kugira ngo kwikwa, urabizi? sha nabyo nzi, kofi se wayikurayo? nayikurayo ko nta mafaranga ngira. biravugwa ariko ko bijya bibaho kwikwa. kwikwa uzi icyo ari cyo? ndabizi nyine abana bari kukureba batazi kwikwa icyo ari cyo. kwikwa ni igihe wahaye umusore amafaranga ngo ajye kugukwa, akaba ari uyajyana iwabo. icyo gihe uba wikweye wikoye nyine. we ntiwabikora? shangiye reka nkubwize ukuri, simbizi, ariko kugira ngo mbikore twatandukana. ntabwo wakwikwa, ntiwakwikora ku ikofi? reka iyo kofi se nayikurayo ko ntayo, niyo naba nyifite ntabyo nakora. Joye, tukuzi kuva mu minsi yashize, mu myaka ishize uri umusitari mu buryo butandukanye, byanga bikunda wibyaje n'umusaruro. ako kantu wavuze ko kwikwa ikofi yaboneka byanga bikunda, ntabona nayikurayo, nta kintu uragwiza? ntacyo ndabona. ko twari tuzi ko ari gwijara. ntabwo mfite. abana bakubonye baravuga ati Joyeuse we yarazamutse we, none wowe urabahakana izuba riri kuva. nta mafaranga ngira, nayo ngira ahubwo mwume. nawe wagura umugabo wowe? njyewe kugura umugabo, shaka umugurano muba muzahita mutandukana nta n'ukwezi mumaranye. abagurano babaho pe, kuba uri umukecuru warabuze umugabo kandi wowe uracyari umujene. ngenda cyari umwana rero. oya, si umwana ntabwo ashaka umugabo. ngiye kurerwa n'umugabo wanjye none. have nta mwana ushaka umugabo. hanyuma Joye, ahari wenda hari abantu benshi bakubonye ubabwiye ibintu bikomeye baniteguye bigendanye n'ubukwe, ntabwo turi buvuge ngo bagukoye iki, bajya bakwa amafaranga, bagakwa inka. bagukoye inka? inka y'ubuhe bwoko? ni isine, ni igaju, ni bwoko ki? ni inka, simbizi pe. yari inka. ni inka. ngaho wagira icyo ubwira abantu bagukurikiye, cyane cyane urubyiruko? narubwira rwitware neza, ruve mu mico mibi, rusenga Imana. nyine icyo ushaka ugisengere kandi unagiharanire, Imana nyine izakiguha. nta kindi kintu nababwira. arakoze cyane Joyeuse, kandi namwe reka tubashimire mwakurikiranye ikiganiro cyacu. iyi ni Urubibi TV, naho ngende Shadi Nshuti. mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. ciao ciao.